Yesu ashimwe bene data, tunezerewe Imana muri uyu mwanya kuba Imana yongeye kuduha ibihe byiza byo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Byanditswe byera by'uyu munsi turabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 25 kugeza mu bice 28. Ibi bice biraza gukurikirwa n'igitabo cy'Abaheburayo ibice 13, kandi nk'uko bisanzwe bigenda mu gihe cyo gusoza igitabo tuvuga incamake. Uyu munsi rero turaganira cyane ku bigendanye n'igitabo cy'Abaheburayo. Incamake y'icyo gitabo turabirebaho mu ncamake. Imana ishimwe cyane. Rero turanezerewe muri uyu mwanya. Nagira ngo n'ubundi nkomeze nshishikarize buri wese gusoma, kumva ndetse no kwisomera Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuko ni ibiryo n'ibyo kurya bitunga ubugingo bwacu. Mu bitabo twasomye rero twihuse twagiye tubonamo ibintu byinshi bitandukanye, haba muri iki gitabo cya Yesaya aho twabonye uburyo Imana ari umurengezi wacu, ibasha gukiza no kurengera abantu bayo bayitakira ku manywa na nijoro. Ndetse tubona yuko abantu biringira Imana bajya bagira amahoro, kandi Imana ijya ibarinda bakaba amahoro masa. Imana ishimwe cyane. Mu bice byaho bya 26 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 26 umurongo waho wa 2 hatubwiye ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire, kandi ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Imana ishimwe cyane. Ngo mujye mwiringira umwami Imana iminsi yose, kuko umwami Yehova ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Ijambo nakunze cyane ni rivuga ngo uwo gushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa. Iri ni ijambo rikomeye, gushikama ku Mana, kunamba ku Mana, kuba ku Mana karamata, gukomera mu Mana. Paulo we yagize aravuga ngo mukomerere mu byo mwizeye, mwabagabo nyabagabo, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Rero ni ijambo rikomeye tugomba kuzirikana, kandi tugomba kongera kubwira Imana kugira ngo natwe duhe imbaraga tubashe gushikama ku Mana. Niryo jambo nyamukuru, niyo jambo ryo kuzirikana ry'uyu munsi uvuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Kugira ngo tubone amahoro, kugira ngo tubeho mu mahoro, nuko tuba dushikamye ku Mana, nuko dushikama mu byo twizeye, nuko dukomera no mu bihe by'ibigeragezo tugakomera, no mu buzima butoroshye tugakomera. Imana idufashe cyane. Rero uyu munsi nk'uko twabivuze turavuga ku ncamake y'igitabo cy'Abaheburayo. Iki ni igitabo kirimo cyiza, kirimo amakuru, kirimo ubutumwa bukomeye, kandi kirimo ibintu byinshi abantu b'Imana bakwiriye kumenya, bakwiriye gusoma, bakumva, bagasobanukirwa, kugira ngo bibakomeze muri uru rugendo rujya mu ijuru. Iki gitabo cy'Abaheburayo ni igitabo cyanditswe mu mwaka wa 67, kandi kikaba cyarandikiwe i Yerusalemu nk'uko bamwe bagenda babivuga. Akaba ari igitabo cyandikiwe Abaheburayo, kandi akaba ari igitabo cyanditswe gisobanura umurimo w'ubutambyi wa Yesu Kristo. Muri make hibanzemo umurimo w'ubutambyi uvuga kuri Yesu, icyo yakoze. Kandi noneho kikaba cyaranditswe kugira ngo cyerekane cyangwa se gisobanurire Abayuda bakijijwe ibigendanye n'umurimo w'ubutambyi. Gusa kugeza ubu ngubu ikibazo kiriho, ntabwo
barasobanukirwa neza abantu banditse cyangwa umuntu wanditse iki gitabo cy'Abaheburayo. Iki gitabo cy'Abaheburayo bavuga ko ubushakashatsi buvuga yuko bagenda bakeka abantu benshi bagiye batandukanye. Hari abavuga yuko ari Pawulo wacyanditse bakurikije amagambo amwe n'amwe ariho, ariko kugeza isa ntabwo baremeza yuko ari we. Hari ahandi bavuga yuko ari Apolo, umwe wavuganaga ubutumwa na Pawulo, murabyibuka mu Bakorinto, ndetse hari n'abandi bavuga yuko ari Luka wanditse iki gitabo. Rero kugeza ubu nta mwanditsi uremezwa wanditse iki gitabo cy'Abaheburayo. Rero kugira ngo iki gitabo cyandikwe, hari impamvu nyamukuru yatumye igitabo cy'Abaheburayo cyandikwa. Muri rusange ni uko iki gitabo kiduha ishusho y'umurimo w'ubutambyi wa Yesu Kristo mu buzima bw'umukristo. Yesu yari umwana w'Imana wavuye mu ijuru kandi akaba umuntu mu buryo bwuzuye. Rero binyuze mu murimo we w'ubutambyi yahanuriye umuntu wese yamuharuriye inzira yo kwegerana n'Imana binyuze muri uyu murimo yakoraga. Ubutambyi bwa Yesu bigaragara yuko muri iki gitabo bwari burenze ubw'abandi batambyi bose bakoraga, ba Aroni, abo bakoze mu isezerano rya kera. Kandi tukabona yuko muri Yesu ariho tubasha gukirizwa ibyaha. Ikindi ni uko tubona ko uyu murimo w'ubutambyi Yesu yakoraga, Yesu yari umutambyi mukuru uhoraho kandi uboneye ibihe byose, yaruse abandi batambyi bose babayeho, yitambye ubwe aba n'igitambo kizima kitagira inenge cyangwa se kitagira icyaha, ahubwo yashatse kwitanga mu cyimbo cy'ibyaha byacu. Ahangaha niho bigaragaza umurimo ukomeye Yesu yakoze, umurimo w'ubutambyi. Kandi igitabo cy'Abaheburayo cyongera kuvuga muri make uko Yesu aruta abantu, aruta abamarayika, kandi noneho bikagaragaza uburyo ari umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. N'uburyo yari umutambyi mukuru kurenza abatambyi ba Aroni. Iyo kijya gusoza iki gitabo kigerageza kwerekana cyangwa se cyereka abagenzi bose bajya mu ijuru cyangwa abakristo, abantu bamenye Imana, kubaho uburyo bakwiye kubaho mu buzima bwo kwizera nk'uko intwari za mbere zabigenjeje. Turibuka mu gice cya 11 uburyo bagenda babivugaho abatubanjirije, uburyo bagiye babaho. Imana ishimwe cyane. Rero tukiri mu ncamake y'iki gitabo, hagenda havugwamo ibintu byinshi, ariko ingingo nyamukuru ziri muri iki gitabo wenda abantu bakwiye kumenya nuko Yesu ari hejuru y'ibintu byose, ari hejuru y'abamarayika, abatambyi, imihango n'amategeko byo mu isezerano rya kera. Kandi noneho abantu bakwiye kumenya yuko tudakwiye kwirengagiza agakiza gakomeye katanzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ingingo rero nyamukuru kwari ugukomeza kwizera uburuhukiro bw'ukuri bubonerwa muri Yesu Kristo, kandi kikongera gushishikariza buri wese gukomerera mu byo kwizera. Niyo mpamvu uwanditse iki gitabo yakomeje kumenyekanisha cyangwa kumenyesha abantu bose ko Yesu ari umuhanuzi uruta abandi bahanuzi bose babayeho, nk'uko twakomeje kubivuga, uruta imihango ya Mose n'iy'abandi batambyi bagiye babaho, n'ibindi bintu byose byashoboraga gukeka ko abantu byabahesha agakiza. Nk'uko tubivuga cyangwa se twabivuze, muri iki gihe igitabo cyandikwa cyari igihe cy'akarengane, aho muri iki gihe abantu b'Imana barenganywaga ari abari bakomeye ku mwami Yesu,
ku nyigisho za Kristo, kuko abandi bavaga mu idini ya Yesu bagashaka gusubira ku idini y'Abayahudi kugira ngo batarenganywa. Babaga bihakanye Yesu birumvikana, ariko abandi bakomeraho. Niyo mpamvu cyashishikarije abantu gukomera mu byo kwizera Imana yacu ishimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana cyangwa se n'ayandi magambo yose muri iki gitabo ahurira kuri ijambo nanone rivuga ngo mugire umwete wo kwezwa, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ngo kandi mwirinde atagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Imana idufashe. N'ayo magambo aboneka mu gice cya 12 umurongo wa 14 kugeza 15 yo kugira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ndetse n'umwete wo kubana n'Imana kandi twejejwe mu mitima yacu. Byo nibyo mbifuriza, kugira umwete, kuzirikana umurimo Yesu yadukoreye kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Nibyo mbifuriza mwese mu izina rya Yesu. Amen.